Hano tugiye gukora T-cross mu buryo bushyashya. Mbere twarazamukaga tukagera ari imbere bisanzwe tukagaruka tukinjiramo ari twasohoka none tugasohokera hano, ariko hano hagati yabaga harimo amakona umuntu ashobora kugonga. Abapolisi bakavamo, iyo bamaze kuvamo uhita wowe uhaguruka ugakomeza uzimije imodoka hagati yo kuva circulation no gutangira T-cross waba watsinze. Ukigera imbere ya T-cross bahagarara, abapolisi bakavamo bagakingurira bakarugukingira bati dukomeze nawe uhita uzamuka, wagera ugashyiramo double clientele ukinjiramo, wambaye ugakuramo double ugashyiramo icyo kugira imoso. Ubu uyu munsi amakona twayakuyeho, uyu ni umurongo urombereye ucagaguyemo hagati, uriya wo ku ruhande n'umwe usoza umuhanda, bivuze ngo ugomba kuzamuka wagera haruguru ugahagarara ukitiza kano gahanda, ubwo ni nk'agahanda ko muri quartier wasohoka ugunguye ucagaguye ugahita ugaruka mu mukono w'amanuka. Ntabwo wakinjiramo hano ngo usohoke umanuke uze urebana n'ino modoka, urumva waba waciye muveza. Bisaba ko niba wazamutse uri muri kino gisate ugerayo ukaza ukinjiramo rivante nta kona nayo mugonze ukavuza ihoni bakwemerera ukagonga no murongo ucagaguye ugahita umanuka utagonze wowe utagonze n'ugahagararamo hagati neza uparitse mu mukono wawe ukaba usoje ikizami. T-cross ya mbere hano habaga hari ikona ukatiraho, naho hari indi kona ugakata hagati yaryo, wagongaga ikona riranga ukaba watsinzwe, ariko uyu murongo ucagaguye wemerewe kuwugonga ukamanukiraho hano gutya. Urumva ko byagenda kose byaroroshye bitandukanye n'ibyo twakoraga mbere. Ubu ngubu T-cross tusigaye tuyikora muri ubu buryo aribwo bworoshye. Zamuka bisanzwe ukagenda wegera iburyo, shyiramo ibinyoteri, double clientele iyo wazibagiwe uba watsinzwe ushyiramo rivance, ukigira inyuma kuri rya kona ribanza karakeruka kamaramo gasigarana gatuku ugahagarara. Yes, yaba ari kusigaranye ugahagarara ugakata imodoka yose. Iyo bibaye ngombwa ukabona ko hano hepfo utabasha kuhanyura, ushobora no gukora manevre biba byemewe. Ubwo ari kwimura amaso akareba muri televiziyo yo hepfo akareba ko abasha kunyura ku makono yo hepfo, yabonye yanyuraho arakomeza, yabonye atanyuraho yemerewe gukora manevre, byose birashoboka. Hari ukuntu ushaka kubona hepfo umwanya wawe ugize cyane ugakora manevre, byose birashoboka nta kibazo. Hari ukuba wageramo rimwe mu gihe ubonamo umwanya, hari ukuba wakora manevre mu gihe umwanya wawubuze, byose bishoboka wabikora muri T-cross nta kibazo. Imaze kubona ikona rya nyuma ari giringiri rya kane ukabona warinyuraho wigira inyuma waringaniza urutugu n'iri rya kabiri ugahagarara ukavuza ihoni. Aho ni sawa, dusohokera ibumoso, ntabwo wemerewe kugaruka muri wa mukono wazamukiyemo, uhita usubira mu gisate cyo hirya tukajya mu mukono wawe, kujya mu mukono w'amanuka witaje uwabazamuka. Anga ugahita ugorora amapine ukarekera aho ngaho. T-cross birangiye hano mu kizami circulation nibwo bagusinyira ko yitsinze, ubusigaje demarrage. Uyu munyeshuri wanjye none agiye gukora T-cross mu buryo bw'ikizami, mu kanya ndi kumusobanurira narebaga gakora hano hepfo ari yanahasatiriye cyane, ariko nubwo yabonyemo umwanya wari umunini wari uri haruguru, none agiye gusubiramo atwereka uburyo umuntu ashobora gukora T-cross nta manevre akoze kandi akayikora neza. Tuzamuke. Muri T-cross uzamuka wegereye ku ruhande rwawe rw'iburyo ukigira imbere, kora mwana. Yes, nk'ibisanzwe umunyeshuri aramanuka bisanzwe, yagera kuri rya kona agahagarara agakata imodoka yose. Bakuri akona bisanzwe muri televiziyo bari kubonamo agatuko ko hejuru, tukata imodoka yose. Ukimura amaso ukajya kurumurira muri televiziyo ibumoso kubasha kubona ya makona niyo ku ruhande rwo hepfo, ugenda uyabara irya mbere, irya kabiri, irya gatatu uriza muri televiziyo, irya kane yaribonamo arimo akanya gato agatagara akagorora. Yes, yamaze kugorora agenda agiye kuringaniza urutugu n'iri rya kabiri, kureba ku ruhande biba byemewe. Aho ngaho ni sawa, sohokera ibumoso n'ubundi. Ukagonga murongo hagati ucagaguye, ariko ugahita ukata vuba utagonze kuwo hirya, ugahita ugorora urimo hagati no hagati ukagorora amapine. Hano ubusoje. T-cross impamvu dushyiramo ibinyoteri, impamvu tuyikorera mu kibuga
banze guteza ambutiyaje mu muhanda, ubundi wavaga mu muhanda Rivanse wayisoje ikase wayirangije. Niyo mpamvu tujya tukubwira ati muri T-Cross niho hantu honyine dukenera ibinyoteri, nuko muri T-Cross ari nka circulation n'ubundi buri gukorera mu muhanda, nuko bayimuriye mu kibuga bagakoresha uburyo bw'amakona mu buryo bwo kudateza ambutiyaje. Thank you.